Ntukirengagize ibi bimenyetso by'umugongo. Muraho neza bakunzi namwe inshuti za Physio Rwanda, mbahaye ikaze muri video y'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kwibanda ku bimenyetso by'umugongo bigomba kwitabwaho vuba hakiri kare, cyane cyane ku bantu benshi mu Rwanda usanga bibwira yuko ari ububabare busanzwe, ariko ni ibimenyetso biba bisaba ko umuntu ahita abyitaho hakiri kare agatangira kwivuza kugira ngo yirinde ibyago bishobora kuza mu gihe yatinze kwivuza. Ese ujya wumva ibi ngibi? Urugero, umugongo wawe ujya ugira ububabare butunguranye? Ese ububabare bujya bukomeza nubwo waba wagiye ku kazi cyangwa se uri mu rugo? Cyangwa se ugasanga wenda ugira intege nke mu kuguru cyangwa intoki? Waba se ugira umugongo wumva wakomeye cyane mu masaha ya mu gitondo? Muri iyi video tugiye gusobanura ibimenyetso by'ingenzi by'umugongo bidakwiriye kwirengagizwa. Ndaza kukubwira impamvu zitera ibyo bimenyetso, igihe ugomba kugana muganga, nuko physiotherapy cyangwa se ubugororangingo, icyo abenshi bita kine, ishobora kugufasha. Niba ari ubwa mbere udukurikiye cyangwa se wajya kudukurikira ariko ukaba utarakanda subscribe, bikore nonaha nanjye ngaruke dutangira ikiganiro cyose. Reka turebere hamwe ibi bimenyetso by'ingenzi udakwiriye kwirengagiza. Ni ibimenyetso by'umugongo. Mu gihe wabyirengagiza ushobora guhura n'ibyago bikomeye, kandi mu by'ukuri wari ufite uburyo bwo kuba wabikumira hakiri kare. Ikimenyetso cya mbere ugomba kwirinda kwirengagiza ni ububabare bukabije cyangwa se kugira ububabare budahagarara. Burya ububabare bwawe buhoraho ugasanga nubwo waruhuka ntibugabanuka, iki gihe ntabwo rwose uba ukwiriye gufata ubwo bubabare nk'ikintu gisanzwe, buba bukwiriye kwitabwaho hakiri kare. Ikindi kimenyetso cya kabiri ni ukugira intege nkeya cyangwa se kumva ibintu by'ibinya. Burya nko mu kuguru cyangwa se mu ntoki, kumva intoki zawe cyangwa se amaguru byawe bigenda bitakaza ubushobozi, ukumva bigenda bicika intege, ukumva mu by'ukuri biragenda bigaragaza ibimenyetso bitari bisanzwe. Iki gihe hashobora kuba hari ikibazo cy'umwakura wakandamijwe cyangwa se icyitwa compression of nerves, bikaba rero byo bigenda bitera ibyo bimenyetso. Ushobora kumvira mu ntoki ndetse no mu birenge, ntibagiwe no mu kuguru. Ahangaha rero naho bisaba ko ugomba kutirengagiza ibi bimenyetso ukajya kwa muganga. Ikindi kimenyetso kiza ku mwanya wa gatatu, burya ni ububabare bugenda buhindagurika cyangwa se buza ku buryo butunguranye. Akenshi iki ni ikimenyetso cy'indwara y'umugongo cyangwa se imyakura. Ugasanga uyu munsi ugize ububabare, ejo ukabura bubuze, ejo ukajya kumva ukongera ukumva nyine burongeye buragarutse. Biba bigaragara ko n'ububabare bugenda buhindagurika, uko buje uyu munsi ejo siko bwuza, ushobora kuza none ejo bukazongera bukagaruka, gutyo gutyo. Ubu nabwo ni ububabare ubudakwiriye kuba wakwihanganira. Ikindi burya ni ububabare bukomeza kwiyongera mu gihe wicaye cyangwa se uhagaze. Iki nicyo kimenyetso cya kane. Ibi ngibi nabyo biba ari ibyo kwitondera, ntabwo uba ukwiriye kubyirengagiza, kuko biba bigaragaza yuko ushobora kuba ufite ikibazo cya disike cyangwa se ukaba ufite ikibazo cy'uburyo ki uhagarara cyangwa uburyo umubiri wawe uteye nabi, kandi biba bikeneye kuba byakosorwa. Ikindi kimenyetso cya gatanu ni ibimenyetso navuga yuko bikurikirana bihurizwa hamwe, nko kuba wagenda ugasanga urabyimba amaguru, nko kuba wagenda ugasanga ibiro byawe bigenda bigabanuka cyangwa se ugasanga nta peti uri kubona. Ikindi nanone ushobora gusanga hari impinduka mu mikorere y'inkari ndetse n'imyanya ndangagitsina, ugasanga niba ushaka nko kwihagarika birakugoye, ugasanga rimwe na rimwe nabwo bishobora kuba utabiteguye. Ibyo byose ni ibimenyetso biba bikwereka yuko udakwiriye kwirengagiza ubwo burwayi bwawe, uba ukwiriye kureba muganga akaba yagufasha. Hasi ndibuze kukubwira wenda n'ibindi bimenyetso mpuruza bituma ugomba guhita ujya kureba muganga, ariko n'ibyo ngibyo ntabwo uba ukwiriye kubyihanganira, uba ukwiriye kureba umuganga agatangira kugufasha kubikurikirana, kuko icyo gihe hari igihe usanga bitari byarenga urugero, ukaba wabasha guhita woroherwa cyangwa se ukaba wanakira burundu bitewe n'ikigero uburwayi bwawe bwari bugezeho. Dore rero impamvu zishobora gutera
ububabare cyane cyane mu mugongo. Icya mbere n'imyitozo ndetse n'imikorere idahwitse. Burya kwicara amasaha menshi, kuzamuka cyangwa se gutemba inshuro nyinshi, ibi ngibi nabyo bishobora kuba byatuma bwa bubabare bw'umugongo bwiyongera, ndetse no gukora imirimo y'imbaraga, imirimo idasanzwe, imirimo utari usanzwe ukora. Ikindi kintu cya kabiri ni stress ndetse no guhangayika. Burya iyo ufite stress ndetse no guhangayika, imikaya yawe irakomera kubera cortisol nyinshi. Iki gihe rero umubiri ujya mu cyiciro cya fight or flight, cyangwa se cya gihe cyo guhangayika, cya gihe cyo kwirwanaho, bikagabanya flexibility y'umugongo, bigatuma wa mugongo wawe aho wakagizemo ubwisanzure ahubwo urushaho kwikunja kugira ngo ubashe guhangana n'ibyo bihe bitoroshye urimo. Ikindi kintu rero cya gatatu navuga yuko ari n'impamvu ikomeye ishobora gutera ubu bubabare, ni ibibazo n'ubundi bya disque, harimo nko kuba disque yaba yasohotse mu mugongo. Disque rero ishobora gushyira igitutu ku myakura, bikaba byanatera ububabare mu mugongo w'inyuma wo hasi, ndetse bikaba byanamanuka bikagera mu kuguru, ndetse bikaba rimwe na rimwe byagera no mu ntoki mu gihe hangiritse cyane umugongo wo ku gice cyo hejuru. Indi mpamvu ya kane ni iyitwa arthritis cyangwa se rubagimpande. Burya nanone kugira ububabare buhoraho ku bantu bakuze, ibi ngibi cyane cyane abarwaye osteoarthritis, nabyo bikunze kuba byabangamira umugongo cyane. Ibi ngibi nanone bishobora kugaragara mu bantu bafite rubagimpande, kuko iki gihe umugongo wabo urakomera cyane cyane mu masaha ya mu gitondo, ugasanga bafite ibyo bibazo by'uburibwe bw'umugongo. Dore rero igihe ugomba kugana muganga byihutirwa, ugomba kujya kwa muganga igihe ububabare bwawe ukomeza kugenda wumva bwiyongera butagabanuka, cyangwa se niba ugira intege nke mu kuguru cyangwa no mu ntoki, ahangaha uba ugomba kureba muganga byihutirwa. Niba kandi ububabare bwawe bugendana no kugira umuriro cyangwa se kwituma umusarani urimo amaraso, ibyo ngibyo byose ni ibimenyetso biba bikwereka yuko ugomba kwihutira kureba muganga. Cyangwa se niba ugira ububabare by'umwihariko ubutuma utabasha gukora akazi ka buri munsi, ubu nabwo ntabwo ari ubwo kwirengagiza. Ntukirengagize ibyo bimenyetso bitoya, kuko bishobora gutuma ikibazo gikura, ugasanga ibyo wikoreraga byose birahagaze. Reka rero tujye ku gice abantu benshi baba bashaka, ni uko physiotherapy ishobora kugufasha, by'umwihariko mu gihe ufite ibyo bimenyetso ndetse wagiye ugira n'ububabare butewe n'izo mpamvu zitandukanye twagarutseho. Uburyo bagufashamo ubwa mbere ni assessment, ni uburyo bwo kugusuzuma. Umuphysiotherapist cyangwa se umuganga wo mu bugororangingo asuzuma posture yawe, uburyo uhagarara, uburyo uba umeze neza, akareba uburyo ingingo zawe ziforumye, zigiye zihuranye nta na rumwe rujya ku ruhande rutakabaye ruriho. Ibyo ngibyo arabisuzuma, akareba bwa bwisanzure mu mugongo wawe, icyo nakwita flexibility, akanareba kandi n'uburyo imikaya yawe ikomeye, yaba ari imikaya igomba kwegerana ndetse n'ibikwiriye kurambuka mu gihe wenda ukoze muvuma runaka, wenda ugiye nko kunama, ugiye kwicara se, cyangwa se ikindi kintu cyose ushobora gukora ukoresheje umugongo. Ubundi buryo bwa kabiri uyu muganga agufashamo ni ibijyanye na education, aho akwigisha uko wicara, uko uhaguruka, ndetse n'uko ushobora gukora izo movuma, cyangwa se niba ugiye guhindukira akakubwira ngo urabigenza gutya, niba ugiye kwicara akakubwira ngo urabigenza gutya, niba ugiye gutora nk'ikintu hasi akakubwira ko gusutama ari byo byiza kuruta kuvuga ngo urunamisha umugongo, amaguru yawe arambuye, icyo gihe byo byangiza umugongo cyane. Ubwo buryo bwose rero agenda bukwereka bitewe n'uko ubabara umugongo. Ikindi kintu cya gatatu akora, akoresha uburyo bwitwa gentle therapy techniques, aho ari amatekinike atandukanye yifashisha mu kuba yagufasha gukira ubwo bubabare bw'umugongo ndetse n'ibyo bimenyetso by'umwihariko bigenda bigaragara. Bimwe mu byo bagukorera birimo nka soft tissue mobilization. Ahangaha ni uburyo bwo gukoresha massage cyangwa se uburyo bwo kurekura imikaya yawe iba yagiye ikifunga ikikomeza, kuko bituma amaraso abasha gutembera neza ndetse na ya mikaya yawe ikabasha kurekura, bityo bwa bwikanyize bwabaga ku mugongo ntibube bwabaho. Ikindi nanone akwereka uburyo cyo kwiriye guhagarara, uburyo
ukwiriye kugenda kugira ngo utaza kubangamira wa mugongo wawe, akanakwereka kandi imyitozo igufasha guhumeka neza ku buryo ki utabasha kuba wabangamirwa, kuko burya umuntu wabangamiwe umugongo aba ashobora kuba yagira umwanya umwe ajyamo akaba yabangamira n'uburyo cyahumeka, icyo gihe ugasanga ibibazo bikomeje kwiyongera, nyamara yararwaye umugongo gusa ariko ugasanga n'ibibazo by'ibihaha byose biraje. Ikindi kintu cya kane ashobora kugufasha ni icyitwa self management at home. Ahangaha akwereka uburyo ukwiriye kwitwara uri mu rugo. Icyo ashobora gukoresha harimo uburyo bwitwa heat therapy cyangwa cold packs. Ubu ni uburyo bwo kuvurisha ubushyuhe cyangwa se ubukonje. Hari icyitwa ama hot packs, hari n'icyitwa ama ice packs. Ibi byose ni ibikoresho biba mu mafarumasi atandukanye. Iki gihe rero muganga ashobora kukwereka uburyo bikoreshwa ukaba wanabikoresha uri mu rugo. Ikindi akanakwereka imyitozo by'umwihariko ngororamubiri yoroshye yo mu rugo ushobora kuba wakwifashisha bitewe n'uburyo ki umugongo wawe urwaye, akanakwereka ibyo ugomba gukora umunsi ku munsi, uburyo ukwiriye kugenda, uburyo ukwiriye kwitwara, ibyo byose bigufashamo. Reka nkubwire ko rero ububabare butagabanuka bwo ushobora kugabanuka by'umwihariko iyo wize neza ndetse ukumva uko umubiri wawe ukora binyuze mu gukurikiza inama ndetse n'amahame muganga w'ubugororangingo yaguhaye. Niyo mpamvu rero soza nakubwira ngo ntukirengagize ibimenyetso by'umugongo, kubera yuko biba ari intambwe yo kwirinda ikibazo gikomeye cyo kuba wazababara umugongo wawe iteka ryose, kuko hari umugongo ugera igihe ugasanga gukira biragoranye kuko wamaze kurenga igihe. Physiotherapy rero ni inzira nziza yizewe yo gukumira no kugabanya ububabare bw'umugongo. Niyo mpamvu ngusaba gukanda subscribe hano kuri Physio Rwanda, aho uzajya ukurikira ubwo bumenyi bwose bujyanye na physiotherapy mu kinyarwanda mu rurimi rworoshye, ukazajya ubona n'inama zizewe ku buzima bw'umugongo ndetse n'ingingo zitandukanye z'umubiri.